Nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana, umwepiskopi wa Diocese ya Ruhengeri, Nyiricyubahiro Musenyeri Seriviyani Zakamwita, umwepiskopi wa Diocese ya Byumba mu kiruhuko cy'izabukuru, basaseridoti bavandimwe bihayimana, bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi duhuriye aha ngaha muri paruwasi ya Rwaza Foyer de Charité Remera Ruhondo kugira ngo twishimire ingabire y'ubupadiri imyaka 25 umusaseridoti wa Nyagasani Fabian Hagenimana amaze akorera Nyagasani. Ni umwanya rero kugira ngo twese hamwe twishime tunezerwe dushimira Imana yemera gutora abantu mu bandi kugira ngo bayikorere kandi bafashe abandi kurushaho kurangamira Nyagasani, kumwishimira ndetse no kumukorera. Nyiricyubahiro Musenyeri, turabashimira ko uyu munsi mwawugennye kugira ngo muze kwifatanya natwe muri ibi birori, kwifatanya natwe muri iri sengesho dushimira Imana yatoye uyu musaseridoti ukorera Nyagasani muri iyi Foyer de Charité Remera Ruhondo. Ni umwanya rero bavandimwe kugira ngo dusabire uyu muvandimwe wacu
wizihiza yubile imyaka 25. 25 si ubusa si n'ubusabusa, ni imyaka 5 kuba 5 kugira ngo yigereho. Nyakubahwa Padiri Fabian rero yubile nziza y'imyaka 25. Twaje rero kwifatanya nawe gushimira Imana muri risengesho rikuru igitambo cy'Ukaristiya. Niyo mpamvu rero muri aka kanya tugira ngo nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana umwepiskopi wa Diyosezi ya Ruhengeri atuyoborere iri sengesho ryo gushimira Imana. Bakristo bavandimwe, birakwiye koko dushimira Imana yemeye kudutoramo abasaserdoti. Dushimira Imana kubera imyaka 25 umuvandimwe wacu Padiri Fabian amaze umurimo wa Nyagasani. Dushimira Imana kubera ibyiza byaranze iyi myaka 25, imigisha myinshi, ingabire nyinshi, kandi zikaba zarasesekaye ku bahuye na Padiri Fabian mu butumwa bwe hirya no hino. Uyu munsi rero twese turahuza imitima dushimira Imana kubera ingabire y'ubusaserdoti. Ijambo ry'Imana tugiye kumva radufasha kurushaho gusobanukirwa n'impamvu yo gushimira Imana uyu munsi n'uburyo bukwiye. Noneho tukaza no kumva uburyo ab'Imana yihitiyemo kugira ngo ibatume inzira banyuzamo. Noneho abumviye nka Yohani intumwa bakita bakarame kandi bagakurikira Yezu Kristo batarora inyuma. Tuze no gusangira Ukaristiya ntagatifu, isakamento ry'urukundo. Nicyo dutegura imitima yacu rero kugira ngo dushobore kumva iryo jambo ry'Imana rigiye kwamamazwa. Tuze no gutura igitambo cy'Ukaristiya dushimira Imana dufite umutima wigoroye n'Imana. Nkuko byavuzwe mu ntangiriro igitambo cya misa, twateraniye hano Remera Ruhondo nifuye yacu dukunda, twishimiye guhimbaza yubile y'imyaka 25 y'ubusaserdoti, twifatanyije n'umuvandimwe wacu Padiri Fabian Hagenimana. Hamwe nawe turashimira Imana iyi myaka 25 y'ingabire n'imigisha y'igisagirane, atari kuri we gusa ahubwo no ku bantu bose bahuriye kandi bakomeje guhurira mu murimo wa Nyagasani. Hamwe nawe rero ni mucyo dusingiza Imana
waremye ibintu byose nk'uko twabyumvise mu isomo rya mbere, ikatwitaho igihe cyose, ikatugenera ibidukwiye mu gihe gikwiye. Ibyishimo byacu byose niyo bikomokaho.
bitambutse turirimbe mu ngeri zose. dusabe. Nyemerere muri aka kanya nerekane nihuse abasaserdoti bafatanyije mu gushimira Imana dusabira n'umuvandimwe wacu wizihiza yubile y'ubupadiri imyaka 25,
Padiri Fabian Hagenimana. Ndahera kuri nyirurugo rero umushumba diocese ya Ruhengeri Nyishwa Musenyeri nkahaguruka tukabishimira. Ndakomeza mbereka nyiricyubahiro Musenyeri Seriviyani Nzakamwita umwepiskopa diocese ya Byumba mu kiruhuko kizabuko. Ndakomeza mbereka Musenyeri Vincent Barugare umwizerwa wa Papa tumwishimire kandi akaba yarahoze muri uru rugo afasha abo muri uru rugo. Ndasa n'uwahereye iruhande tugiye kugaruka ku mugeni wacu nyakubahwa Padiri Fabiani. Haguruka tukwishimire dushimira n'Imana yakuduhaye. Yewe umusaseridoti rero imyaka 25 arayirangije atumikira Nyagasani, ariko urwo rugendo yararufatanyije n'abandi nabo bizihiza yubire imyaka 25 kugira ngo mpite mbereka muri aka kanya bahaguruka nabo barizi ubundi nkabavuga. Ari Padiri Cassian Murindahabi bakoranye urugendo rw'imyaka yose, hakaza Padiri Festus Nzeyimana, hakaza Père du Foyer Rebero. Tumwishimire tunamwakira nk'umushyitsi kandi dusanzwe dufatanya mu byo gukorera Nyagasani. Ugira imbere bakwishimira. Emmanuel Mugiraneza tumwishimire. Tukabereka Père du Foyer Bujumbura. Père Kane mwaza imbere bakabishimira. Ndakomeza rero mbereka abashitsi dufite uyu munsi baturutse hirya no hino. Ngakomeza mbereka Padiri François na Mubonyayo w'Ikibeho tumwishimire. Tukabereka Padiri Epimake yahaguruka tukamwishimira. Akaba aturutse muri diocese ya Nyundo bikatuma mpamagara na Padiri Jean Bosco Nyiribakwe tumwishimire. Akaba ari umuyobozi wa seminari ntoya ya Nyundo. Ndakomeza mbereka Padiri Gahutu waje aturutse muri diocese ya Byumba ahaguruka tumwishimire. Kugira ngo ntavaho nkora icyaha cyo kugiraho nibagirwa ngiye kwerekana nkurikije uturere tw'ikenurabusyo baturutsemo. Ndagira ngo nerekane abasaseridoti baturutse mu karere k'ikenurabusyo ka Ruhengeri bahaguruka tukabishimira. Nabereka baturutse mu karere k'ikenurabusyo ka Kampanga bahaguruka tubishimire. Gahagarariwe na Pire mushya wa Kinoni, abenshi ntibamuzi kuko ni mushya nyine. Nahagurukira ijya imbere tumubone tumwishimire. Urakaza neza. Nkabereka abaturutse mu karere k'ikenurabusyo ka Rwaza bahaguruke tubishimire. Abaturutse mu karere k'ikenurabusyo ka Mwangi bahaguruke tubishimire. Hari n'abandi baturutse mu karere k'ikenurabusyo kagutse bakorera mu hirya no hino mu Rwanda no hirya no hino ku isi. Barimo abarezi bo muri seminari nkuru, abari mu butumwa hirya no hino biga cyangwa se bakora ubundi butumwa hirya no hino ku isi no mu Rwanda bahagurukira rimwe nabo tubishimire.
ye navuze hirya no hino mu Rwanda nibagirwamo umuntu umwe. Hari umusaseridoti waturutse muri diyosezi ya Cyangugu yahaguruka tukamwishimira. Ubwo rero hari n'abaturutse muri diyosezi ya Kabgayi bahaguruka tukabishimira. Nkaboneraho no kwerekana abadiyokani dufite kuko abasaseridoti bizihiza yubile y'imyaka 25 bazakurikirwa. Barakurikiwe kandi bizakomeza, bahaguruka nabo tukabishimira abadiyokani bacu. Nyiricyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa diyosezi ya Ruhengeri, Nyiricyubahiro Musenyeri Servilien Nzakamwita umushumba wa diyosezi ya Byumba ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Ntabatindiye nagira ngo dusoze iki gice kugira ngo dukomeze ibice bikurikiye. Nyiricyubahiro Musenyeri mwadusogereza iri sengesho y'uyu munsi dukomeza ku kindi gice giteganyijwe. Inyoni ntabyo zo kwisi ibahondeza kandi mu bisumba byose ibanira nawe waje uriho Yesu ukuri wagihaye wese sangana undi nzakorera. Turwanye icyaha